mukomeje gukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye kuri page ya Paruwasi Saint Pierre cya hafi. Uyu munsi tukaba turi kuwa gatandatu tariki 22 tukaba tugiye kongera kubagezaho ikiganiro twabateguriye cyo kuri uyu munsi. Tukaba turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye urubyiruko rwa Paruwasi Saint Pierre cya hafi. Tukaba tugiye kuganira ku migani ikunze gukoreshwa mu muco nyarwanda. Iyo abantu babiri cyangwa batatu baganira bakunze gukoresha ikinyarwanda, ariko icyo kinyarwanda akenshi bakunze gukoreshamo imigani migufi. Muri iyo migani migufi rero niyo twabateguriye uyu munsi, imigani igiye itandukanye tugiye kuganira n'uru rubyiruko mubona hano muri studio za Paruwasi Saint Pierre cya hafi. inzira agomba kunyuramo inshuti kuvuga ngo umwana utabimwigishije hakiri kare nyine biragoye cyane kuba nyine wazayimubwira kuze. Umwana apfa mu iterura hari ubyumva ukundi cyangwa ibyo avuze mwese murabyemera? Ibyo avuze turabyemera. Nibyo reka dukomereze noneho kuri Regine, utubwire babiri bajya inama baruta umunani urasa. Nakoze njyewe umugani kuko mbyumva ni ukuvuga ngo twe dushobora kuba turi babiri tuganira cyangwa se niba utababye ariko ari bakeya batari benshi cyane bakavuga ibintu byubaka. Aho ngaho bari kuvuga ngo bajye inama aba ari ibintu byubaka mbese nyine babiri iyo bari kujya inama y'ibintu byubaka baruta umunani nyine utongana utari bwumvikane batari bwumvikane bakomeze nyine bashwana ntawe uvuga ikintu kizima wenda ari umwe bari kurwanya bose bameze nk'abari kurwanya barwanya umwe cyangwa se bose barwanya ubwabo niko byumva ubwo niba ari ibyo bikorera gufasha. Icyo navuga ni kimwe ibintu byoroshye kumva ko ari umugani w'umujyi bakunda kuvuga ngo uburo bwinshi bubishya umusuru. Bivuze ngo ntabwo bigombera kuba abantu baba benshi kugira ngo babe bagira ikintu kimwe kigerwaho. Bivuze ngo muri bakeya mukaba mwajya inama ituma mwagera ku kintu kinini, bigombera kuba mwaba benshi muruta babandi benshi bahari bari ko bafitanye ibibazo hagati yabo. Nibyo mbifuriza ko namwe igihe cyose muri bake mugomba kugira inama zubaka mukaruta abandi baba bari kurasana hirya no hino mu bihugu hirya no hino tugera twumva. Twakomereza kuri Munyesha Florence. Inyana ni ya mweru uyu mweru batubwira nini? Inyana ni ya mweru ni umugani wa 12 ku gipapuro mufite. Inyana ni ya mweru ubyumva? Umugani inyana ni iya mweru ni kimwe n'uko ushobora kuba waca umugani ngo isuku igira isoko. Ni ukuvuga ngo nk'abana cyangwa se nk'ahantu tuvuka, ahantu dukurira, imico tugira tuyigira kuko nyine twayivanye aho ngaho tuba turi. Ngo ni ukuvuga ngo niba mfite ababyeyi bakunda gusenga baganiriza bagira inama nziza, ubwo iyo mico cyangwa se iyo myifatire niyo nzakora. Isuku igira isoko cyangwa se inyana ni iya mweru ni ukuvuga ngo umuntu avuga nta kintu azi, ibyo amenya abimenya aho aba cyangwa se
cyangwa se muri sosiyete abamo. Ubwo rero inyana ni iya mweru. uyu mugani ushamikiye cyane cyane ku burere. Hari ikintu wakongeraho? Reka dukomereze noneho kuri Vincent. Kuri Vincent hari umugani hano ugira uti ngo ntiyari izi gufata ku ijosi yarabyigishije. Murakoze. Yizere ko ariko atari ko ungize ingwe. Ingwe ngo ntiyari izi gufata ugakanu yarabyigishije. Bishatse kuvuga ngo tugendera no ku mibereho yacu nk'abakristo, ivanjiri ikunze kuvuga ngo umwana cyangwa se umuntu umeze nk'umwana niwe uzajya mu ngoma y'ijuru. Bivuze ngo twese ku isi tuvuka uko turi batoya cyangwa se mu mikurire yacu ya buri munsi, tuvuka nta kibazo dufite. Tuvuka ntawe uzi kugira nabi, ntawe uzi gutukana, ntawe uzi gukora ibindi bikorwa byose bibi. Ariko uko ugenda ukura ugenda wiga imico itandukanye kandi noneho wigishijwe n'abantu usanze ku isi. Bivuze ngo rero ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu yarabyigishijwe. Ni ukubera ko abantu mu byo dukora byose cyangwa se mu byo tubamo byose cyangwa se ubu tukamenya byose, ntabwo umuntu ashobora kumenya kugira nabi, ntabwo ashobora kuvuga azi kugira nabi, ahubwo abigishwa n'abandi. Icyo bishatse kuvuga. Ya, ndumva noneho mwese mwemeranya. ariko buri muntu yewe hari ukundi kuntu ushobora kubyumva, birasoza avuga ngo nyine ngo umuntu ntabwo avuga azi kugira nabi cyangwa se kuba yahinduka cyangwa kuba yagira neza arabyigishwa. Tugendeye kuri uwo mugani nyine ngo ingwe ntiyari izi gufata yarabyigishije. None se ko hari igihe umuntu ashobora kwigisha kugira neza cyangwa gufasha ntabikore, ubwo byo bihuriye hehe? Wenda ntabwo yarabyigishijwe ariko yigishijwe gufata ku gakanu kandi ntiyabikora. Bisanisha n'uwo mugani nyine utubwire, uduhe n'inama zifatika. Mu by'ukuri njyewe uko mbyumva, iyo umugani ushyizweho ntabwo uba ushyizweho kugira ngo ujye muri wenda negative side kubera ko ariho uri, cyangwa se muri positive side kubera ko ariho ushingiye. Umugani niba wawushyizeho ntabwo bishatse kuvuga ngo icyo wakora cyose ukigishwa n'abandi. Abantu dusanze ku isi nibo batudirectinga gukora ikintu runaka, cyangwa se nibo badushyira mu buryo runaka, nibo dushyira mu mimerere runaka. Niba mushobora kuba ari myiza cyangwa mibi, ariko uno mugani ikigaragara ni ibintu bibi. Bivuze ngo hano sinzi wenda dukurikiye ku bitabo dusoma, wavuye ahantu nk'ingwe bari bayikoreye nabi, ndavuga ati noneho reka nanjye nihore, sibyo? Ariko ubundi uko byagenda kose, uko wakora kose, ni ukuvuga ngo ibyo waba urimo byose ni abandi bagushyira muri iyo nzira, yaba nziza cyangwa mbi. Ni uko nguko mbyumva. Nibyo. Urakoze cyane ku busobanuro duhaye kandi ndumva twese twemeranya nabwo cyane. Ariko niba ushobora kuduha nk'urugero muri agakoresha uwo mugani mu nteruro. Umuntu akenshi nyine ko twavuze ko ibyo byo gufata ku ijosi ari ibintu bibi. Akenshi ku bantu nyine hari abantu baba bagira inzika, noneho umuntu yakugirira nabi. Ushobora kuba wari usanzwe utagira ibintu byo kwibona, ariko umuntu yakugirira nabi ukabika yanze ukavuga uti nanjye aho nzamufatira nyine nawe ukamwishyura. Ubwo ibyo biba gukoreye aba bikwigishije, nawe uba wize ibyo bibi kandi n'ubundi urugero bashobora kwibaza telefone, ubumenye ko kwiba telefone bibaho. Ubwo nawe ugeze ahandi hantu hari umuntu warangaye, ubwo nyine wawundi wakwibye mbere aba akwigishije ko nawe uwundi ushobora kumufata ukamubwira uti nimeze neza, utamukambye. Ariko ntabwo aribyo tuba tugamije. Nanone
n'umuntu ashobora kugira neza ukaba wamwitura cyangwa se ukaba wagereye iyo shyaka kuba wamukora neza. Nibyo ni umugani rero twari turi gusobanurirwa na Vincent ufite ingabire, aho uyu mugani usobanura ko ibintu byose dukora tubyigishwa n'abantu, yaba ibyiza ndetse n'ibibi, ariko ko muri hano mbifuje kujya mwigira ku bandi ibyiza. Turakomeza kubashimira rero cyane cyane mwebwe mukomeje gukunda page ya Paroisse Saint Pierre cya hafi, namwe muri kuri YouTube mukomeze mudukurikire kandi mushishikarize n'abandi bakristo n'iyindi mbaga y'abantu kugira ngo ikomeze ikore subscribe, ikomeze ikurikira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tuba twabateguriye. Reka dukomeze n'undi mugani, dukomereze kuri mugenzi wanjye uri hano ibumoso bwanjye. Uyu mugani, igiti kigororwa kikiri gito, wumva ute? murakoze. uyu mugani igiti kigororwa kikiri gito, abenshi ndumva umuzi kabo ko baramenyereye ukunda gukoreshwa. Njyewe uko numva nyine uvuze urugero cyane cyane nko ku abana nyine iyo ushaka kwigisha umwana wawe imico myiza ni ngombwa ko uyimwigisha nyine akiri mutoya. iyo umwigisha akiri mutoya nyine azakura abikora nyine, byakugora kumwigisha kugira imico myiza nyine amaze gukura, byagorana pe. niba ushaka ko umwana wawe azakura nyine yitwara nyine mu buryo bwa nyabwo nyine, ugomba kumwigisha iyo mico yose nyine myiza akiri mutoya. Ubwo mwana urigisha iyo mico ni umwana w'imyaka ingahe? ni uwuhe muco wamwigisha? Urugero ntabwo bivuga ngo umwana w'imyaka ingahe, cyane cyane nyine umwana ukiri muto ukiri iwabo. Kiri ku ibere. nanjye ko ntibabwiwe ndangire wayigisha nyine bagomba nanifuza urwo rugero, abana bato nyine bakibana n'ababyeyi cyane cyane umwana w'imyaka 3 kuzamura. niba ushaka kumwigisha kugira urugero gufasha abandi, ugomba kumwigisha nyine akiri mutoya. niba urugero baje iwanyu baje no gusaba ubufasha, ugomba kumwigishiriza aho ngaho ukamubwira ngo ugomba gufasha nyine abaje bakugana bose, kuko abantu hano ku isi ntabwo tubaho ku rwego rumwe, ntabwo tubeshya nyine. ugomba kumwigisha akiri mutoya, nawe yakura akazavuga ngo nanjye nkiri umwana nyine mu rugo barafashaga nanjye ugomba kubikora. Hari ikibazo kimwe gifite aho ngaho, n'undi uraza kumva yamufasha uravuze ngo bigisha umwana, ariko ababyeyi bakunze kuvuga ko uyu mwana yarananiye, uyu mwana ibi bintu yabikuye kuri nde koko? uwo mwana kandi ntabwo atageze umubyeyi ngo amwigishe iyo mico yose, uwo mwana iyo mico yindi ayikurahe? iyo mico yindi akagererwa ku ishuri. ku ishuri kuko naho ubu bahugura n'abandi bana batandukanye. yego hari ababyeyi batanga uburere bwiza pe, ariko n'ababyeyi baba batabona n'umwanya wo kuganira n'abana babo. niba utaganiriza umwana wawe umwigishe ibintu n'ibi n'ibi, azagenda agere ku ishuri. niba wowe witwaraga neza, azagenda nyine ashobora kubikwigiraho nawe, agatuma nyine ukora ibintu bitari byiza. umubyeyi wawe rero yakubona ufite imico idasanzwe, akibaza ahandi bashobora kubivana ku ishuri nyine, cyane cyane kubera ko abana bamara n'igihe kinini bari ku ishuri kurusha igihe baba bari mu rugo. ahandi babivana nk'abana batuye muri karitsiye imwe birirwa bakina, hari igihe nyine abana batarira neza. Nuwe muco wowe uvuga ko mu rugo bakwigishije kugeza na n'uyu munsi ukiwukurikiza mwiza, umuco mwiza? umuco wanyigishije no kwakira abaje batugana. Uzaba yagusuye. Reka dukomereze kandi kuri wenda aho ngaho gatoya, bigeze kubaza ngo umwana ngo yakagorowe afite imyaka ingahe. mu by'ukuri n'uruhinja rushobora gukora ikosa. uruhinja rushobora kuba ruri konka rukaruma ibere rya mama wabo. bivuze ngo aho ngaho ntuhera nyine umwana umugorora, sibyo? umwana ashobora kunyara ku buriri cyangwa akanyara mu mugongo. ni ukuvuga ngo kugorora ni ya mico
yagize avuga ngo wayize ahandi ariko hari n'umuco nyine navuga ngo ni kamere wizana by default ukaza ukituraho. Ni ukuvuga ngo umubyeyi agomba gufatira cyangwa se iyo ushaka gufatirana ikintu runaka si n'umwana gusa igiti cy'urwanda kikiri gito n'ibindi byose waba ufite ushobora kuba ufite na bizinesi. Ntabwo uzavuga ngo kuba ntafite strategy yo kwakira abakiriya nigira bizinesi nini nibwo nzababona, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero ni ikintu cyose ushobora kugitangira hakiri kare ukadukuramo hakiri kare kugira ngo nikizagera hejuru kitazakunanira. niko kandi mwamwongerera ko niko byumva. Yego. Reka rero mbifurize mwebwe mwese abitegura kuzabyara abana mukabatoza imico myiza ntibazabananire bagakurikiza imico bababonaho. Reka undi mugani ni umugani wa 5 tugiye gukomereza kuri Bruno. Tubwire uyu mugani utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Umugani ushatse kuvuga iki kuri wowe? Murakoze ko mu mwanya murabizi ko nkuko twagiye tubivuga mu migani yabanje, umugani wese kuvuga ngo isuku igira isoko cyangwa se inyana n'iyanywero. Bivuze ngo niba muri kugenda mukurikirana neza ukuntu imigani yacu iri kugenda igirana isano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So uyu mugani rero uvuze ngo utaganire na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze, kuvuga ngo ababyeyi bacu tugira nabo baba bafite aho baturutse. So ubumenyi bavomye kuri ku babyeyi babo aribo twita ba papa bacu bakuru cyangwa se ba sogokuru na ba nyogokuru. Iyo utaganiriye na papa wawe cyangwa se utagize umwanya wo guhura n'ababyeyi bawe, akenshi nabo ibyo bakubwira nibyo baba barakuye ku babyeyi babo, sibyo? So bikagenda biba ikintu cy'uruhererekane. So uyu mugani rero icyo uvuze nkeka ko ari ibyo ngibyo ushaka kuvuga, ko ibyo ababyeyi bacu bakuru basogokuru na basogokuru babwiye ba papa wacu, tutagize umwanya wo kwicarana nabo ngo tuganire nabo tutazamenya icyo bagize ute basize bavuze. Bivuze ngo nabo batubwira ibyo bakuye ku babyeyi babo, twicaye tukaganira nabo natwe tumenya ibyo bagize ute. Hari n'ukuntu uba wicaranye n'umuntu mu rugero uvuga ati nyamara mbaha hari umusaza akunda kutubwira ibi n'ibi cyangwa muzabyumva namwe mufite abapapa wanyu cyangwa mwagize amahirwe yo kubagira. Ku batabafite mu mbabarire wenda simbizi ko duhagaze twese. Icyo mvuga ni kimwe nuko ari bizajya kumva wenda nka papa cyangwa mama yicaye avuga ati nyamara papa wanjye akunda kuvugana gutya na gutya. N'urugero ndabaho nk'urugero iyo twicaye mu rugo turi abana 8 muri famiye yacu, urumva ko turi benshi. Iyo twicaye hari ukuntu mama ajya twarura nk'ibiryo tukarya, yabona ukuntu twishimye wenda kumva we nta adashaka kurya, ugahita tubwira ati natwe papa iyo twabaga turi mu rugo nuko yabaga ameze. Tubwira ati iyo yabaga yariye, iyo twabaga twariye akabona twahaze, yumvaga yishimye akavuga ati nta kibazo bana banjye ko mwariye rwose nta kibazo ngiye niyo ntabwo, sibyo? Ati iyo mwariye mwahaze mwishimye ati nta kibazo mwafite. Na mama wacu kumva kandi kuko nyine kumva ko nibyo yagize ute nibyo yakuye kuri papa wacu, natwe tugahita tumenya n'icyo papa yagize ute yakundaga gukora cyangwa se yavugaga. So numva ko ari ibyo ngibyo murakoze. Nibyo. Ikindi nanjye nakongeraho kuri uwo mugani imbere nyine ikintu ugamije cyane ni ukugira ngo tudata umuco. Kuvuga ngo uko tugenda tuganira n'ababyeyi batubwira hambere, batubwira ukuntu ibihe byagiye bihinduka, uko babayeho, uko babayeho, uko tugomba kwitwara, urumva nyine ni kugira ngo natwe tumenye amateka tutazata umuco. Rero ni ukuvuga ngo kugira ngo nyine umwana buriya ntabwo ibintu byose tubyiga nk'uko tujya mu masomero cyangwa wenda hehe tukiga, ibintu byose tubyiga. Ni ukuvuga ngo rero uko tugenda tuganira n'ababyeyi nyine uko batubwira amateka n'ibindi bintu byose nyine tugakomeza turi muri wa mujyo wabo. Ariko se uwo mugani ntushobora kuwubogamiye wenda ku bahungu, ku buryo abahungu bashobora kumva ko ari bo bagomba kuganira na ba se, abakobwa ntibaganire na ba nyina? Kuki nyina ntabwo baba bashobora kuba baganira na nyina akaba yamubwira ngo umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye ni uku bimeze? Ukuntu bimeze ntabwo buriya hambere mu Rwanda ntabwo umubyeyi w'umupapa niwe wari ufite agaciro cyane. Rero kuba bavuga ngo utaganiriye na se nuko na ba mama nabo baratuganiriza cyangwa bakatugira inama, ariko iyo umuntu avuze papa cyangwa se abavuze umuryango, abo n'ababyeyi n'ababyeyi bose. Naho abandi basaza bo hanze y'umuryango, abasaza bo hanze y'umuryango bose bahagarariwe na se.
bose wabaganiriza nta kibazo. mushobora kujya nk'uko bagendaga nimugoroba bakajya mu kagoroba k'ababyeyi bakaganira rero ntabwo bibumbiye byose. ariko se nkawe ubona ibyo bintu urubyiruko rukunze kubikora ukaganira n'ababyeyi cyangwa n'abasaza n'abantu bakuru? kuri iki gihe biragoye cyane kubera nyine twahugiye mu bintu byinshi, nyine buri wese aba yihugiyeho cyane gushaka ubuzima, amafaranga, rero biba hake cyane cyane mu mujyi nta bihari cyane, mu cyaro bikunze kuba reka tubanze twamamaze kugira ngo mu kanya tuze kugaruka.